twongeye kuba ikaze bakunzi bacu nshuti mukunzi tubana kuri channel yacu aho uri hose mu gihugu uri mu gihugu hagati uri hanze y'igihugu tuguhaye ikaze kandi turagukunda cyane urw'agaciro cyane cyane wakoze subscribe wumve yuko uhawe ikaze kugeza igihe nanjye ntabasha kumenya hanyuma nkubwira ngo niba warakoze subscribe ibuke no gukora konzogera kandi ntukajye wibagirwa gukora like kuko nabyo biradufasha cyane. So rero uyu munsi ni umunsi mwiza ni umunsi udasanzwe tugiye kuganira ikiganiro cyiza cyane aho mubibona ko turi kubereka umuti nanjye sindamenya ngo witwa nguki ariko ni umutumirwa ugiye kubasobanurira ubundi akababwira ngo uyu muti ni uwuhe umutumirwa reka muhe ikaze abasuhuze ubundi atubwire byinshi kuri uyu muti hanyuma dukomeze kubana ku biganiro byacu bya buri munsi turabakunda cyane uhawe ikaze. Murakoze cyane n'abatukurikira kuri Kamiri TV show n'abakunzi bacu. Uyu munsi nazaniye umuti ariko narababwiye ati mfite imiti myinshi cyane ngomba kubazanira hano mukareba mukitegereza mukabyikorera mukarekera aho ngaho kuribwa n'abavuzi bamwe barababeshya imiti nayo bazi. Iyi ni imiti isanzwe buri gihe nkunda kubasobanurira hari ibintu bibiri mu buvuzi. Hari abantu bakoresha system yo ukuragura no kuvuza iyi miti umuntu ukamuvura biratandukanye. Twebwe buriya ntago dukoresha amasitani yo kuragura. Aka gace ko gukoresha amasitani narakanze ndabizi imiterere y'amashitani na buri kintu cyose narabyize ariko aka gace nakashize ku ruhande narakanze. Yewe ukoresha imiti isanzwe yirukana amashitani yirukana ibirozi buri kintu cyose n'ibibazo nkoresha iyi miti isanzwe ndayizi. Maze igihe kinini cyane nyikoraho research nagiye gusanga ibintu nibyo buri kintu cyose njya gutestinga bamwe barivugisha ngo uburozi ngo nabubaho abantu nabo basobanukiwe neza shitani cyo ari cyo bumva mu magambo shitani ni iki shitani bo bumva ibintu biva mu noza mu macaci mu nsengero mu mizigiti ahantu hose ngo ati shitani ngo atamajini ibintu ntabwo babibasobanukirwe ariko nzabasobanurira ikintu cyitwa majini. Aya amashitani burya ni muzasubiremo nuko yakinisha ni ibintu bihari bitagaragara n'amaso kandi bifite imbaraga kurenza nawe umuntu. No kuvuga ngo amashitani muzayakinishe no kuzajya agenda mu byavuga mu magambo ngo amajini ngo amashitani ngo nibiki umva ibintu biri mumva kandi bifite n'ubwenge ni ibintu bikora n'inama. Mwebwe mwicara ku ntebe mugakora inama nabyo bijya ku ruhande bigakora inama bifite n'imbaraga. Urugero ntaragenda kubasobanurira umuti ngiye kubabwira akantu kamwe gake. Ijini rifite ubushobozi bwo kwiruka mu muvuduko umuntu amasekonda 20. Ijini riba rivuye aho Kigali rikagera Cyangugu dikareba umuntu kanaka ari mu guhinga cyangwa yicaye ku ntebe rikagaruka rikakubwira ati wa wundi tumusanze yicaye mu masekonda. Ijini rifite ubushobozi bwo kwiruka kuva hano iminota 3 rikagera muri Amerika rikagaruka rikavuga ati kanaka aba muri Amerika tumusanze ari gutwara. Ubu bushobozi wewe wabushobora. Amajini afite imbaraga nyinshi cyane kubo twebwe nk'abantu bemera Imana urumva ni ukuvuga ngo ugomba kwemera cyane Imana gushobora ya majini. Amajini afite imbaraga cyane. Niba utemera Imana gakeya hari abantu bamwe bibeshya ngo na pastor ikingungu cyangwa se n'umuyobozi. Ubuyobozi bw'idini yego ushobora kuba uri bishop cyangwa pastor ufite imbaraga ariko ushobora gukora mistake imwe
cyane cyane ikibazo gikunda kuva mu busambanyi. Ubusambanyi ni ikintu kibi cyane. Iyo usambanye uri pastor ugasambanya inama zawe cyangwa se ugasambanya abayoboke bawe, birapfa n'umuruzizana umuti uhita ugufata ngo kanya mu masekonda. N'igishitani gifite uburenganzira, umva Imana we arekura vuba vuba ibintu cyose gishobora gukubita bakavuga turiya pastor ikigini cyamwishe cyangwa byagenze gute. Kumbe byavuye aho ngaho mu busambanyi, imbaraga zawe z'Imana Mana kukuraho amaboko. Ube umusiramu uri shehe yugiye mu bintu by'ubusambanyi, ibintu byose usenga birapfa, umuti uhita ugufata. Bini byasi bifite imbaraga, sinzi izi mbaraga wo ziva, ariko mu bushakashatsi nagiye gukora iperereza njya gusanga mfite hano umuti witwa umutwara banafu. Umuti witwa umutwara banafu ni umuti abandi mu kigande bavuga ngo ni umukembya, ariko uyu muti abacuraguzi b'abantu barya imirambo, abantu bafuye, nicyo giti bakoresha guhamagara umuntu mumva akavayo adacukuye. Urumva izi imbaraga? Kiri ikintu, kiri igiti gifite imbaraga, kiri igiti nicyo bakoresha umuntu akakuhengisha. Umuntu ashobora kuzi wawe mu rugo agagukorera ibintu bibi, nawe ukavuga ati rwose cya giti kanaka, aragifata akafishiraho ya mazina yawe ko yitwa, ukagenda iwe ukamuhengera, ugahinga umurima hose, igihe ashakira ahita kurekura. Ibyo babihakana, umuti ndawufite, ndawubazanira mbereke ibiti. Hano chance mu Rwanda dufite abantu benshi ntabwo bazi ibi biti. Ibi biti hano birahari. Ibi biti mutwara banafu, ngewe ngenda kwishamba nkabibona. Birahari byinshi cyane, bivura ibicuri. Uyu kigiti cyo ngicyo kivura n'igicuri, abantu barwaye ibicuri, kandi kirukana n'amashitani. Icyo giti gikora ibintu byinshi cyane. Aba bacuragura bahamagara umuntu akavayo. Kuhingisha umuntu barabikora. Ukaza mu rugo iwanjye ugakora ugahinga, bwaca mu gitondo ukavuga ati ko ndananiwe cyane. Ikimenyimenyi kugira ngo umenye ko wahinze, n'ibyondo bijya ku maguru. Ugasanga mu nzu uryamye mu gitanda, ariko ibyondo byagiye gute ku maguru. Ukibaza ati ibi bintu byagenze gute? Urahinga, umuntu yakuhamagaye yakoresheje iki giti ajya kigutega, umva ugatangira ukagibuka, ugatangira gukora akazi. Umuntu ashobora gukoresha n'icyumweru. Nukuvuga ngo ibyo ni ibintu technology cyangwa science wabirabura. Abirabura natwe yega abazungu nabo bakora amatelefone, ariko n'abirabura bafite science bavanye muri ibyo biti. Hari ibiti bifite imbaraga, Imana yabiremyemo ibindi bintu, nanjye sinzi izo mbaraga aho ziri. Nzabasobanurira, ndategura mbasobanurire imyitwarire y'amagini. Nta magini abantu bayasuzugura bagenda mu nzira bivugisha ngo shitani, ntabwo basobanukiwe neza shitani icyo ari cyo. Ubwo ikintu cyinshi ngewe navumbuye mu buzima cyica abantu na magini n'aya mashitani. Amashitani nicyo kintu cyica umubare w'abantu benshi cyane birabura. Iyo akoraniye inama akavuga ati uyu nguyu noneho ageze ku rwego rubi, reka tumukure. Mu minsi mikeya hari ahantu nagiye, iyo za Kami, iyo ngiyo urenze za Kami, nsanga ahantu mu rugo narugezemo baransobanurira, barambwira ati abakurambere babo babangiye kujya mu nsengero, ntabwo bajya gusenga. Iyo bagiye gusenga mwene wabo ahita apfa. Bifite imbaraga ku buryo nanjye nagezeyo, ibyo bintu mfata umuti wanjye ndabivugisha, bihita bimbwira bifite imbaraga. Nanjye nagize ubwoba, ubu bushobozi ntabwo ndabugeraho bwo kurwanya ibyo bintu. Hahise mbireka nkababwira ati nzabashakira undi muvuzi afite ubuhanga bundutaho, ngewe hongeze nanjye ntabwo mbyiteza. Ku buryo bifite imbaraga, nagezeyo byahise bitwika intebe, isha umuriro birayitwika. Intebe ifata umuriro, nareba mu nzu
baransobanurira ukuntu bimeze. Mwene wabo yagiye mu rusengero harara hafuye umuntu. Hari umugore yigeze gufata Bible akagenda agiye kubasengera bitwika Bible n'umuntu asubire iwabo mu rugo bwaraye mu gitondo afuye. Nukuvuga ngo nimukinisha ikintu cyitwa amajini. Amajini afite izindi mbaraga nyinshi cyane. Mwumva ngo amajini ntabwo mubisobanukiwe neza, nuko bigenda gakeya. Niba uri mu rugo nzabasobanurira ko iby'amajini next video. Noneho bureka dusubire ku muti wacu. Uyu muti wacu witwa agatereranzamba. Kana agatereranzamba ni umuti mwiza cyane. Uyu muti ku bantu abacuruza mu masoko, abacuruza mu mabotike, niba waracuruzaga ukabura abakiriya, imbere abakiriya bakaza, inyuma yaho abantu bakakuzanira umuti bakawujugunya aho mu muryango, ukabura abakiriya, ibintu bigatangira bikaborera mu nzu, cyangwa se wacuruzaga za bieri, za fanta, biki byose abakiriya ukababura, uzakoresha akagati kitegereze neza. Ni umuti uvura ibirozi kandi uzana n'abakiriya. Uyu muti urawufata ukawusekura ugakuramo ifu y'ufashe ifu yayo mu gitondo urabyuka ukawushira ahangaha kuva hano ukawuzana kuri urutoki rwo hagati mpaka ugahagarara mu muryango ukahamagara abakiriya ukavuga ati ndashaka abakiriya banguriraga bose abagiye bagaruke, ncuruza ibintu byanjye byose bigende. Abantu cyane bakorera mu masoko, ugenda mu isoko ahantu ucururiza uhita ushyiraho uyu muti gakeya mu gitondo abantu batarabigira, ukageraho ukahagarara mu gitondo uhita ukukurira baza barwana kugura ibintu byose. Mwitegereze kano na hagati kacuruza. Kana hagati uragasekura ugakuramo ifu ugakakaraba. Abagande bo baravuga ati kitwa ingabo ikingira aboro. Ubo niko kitwa ingabo ikingira aboro. Kana hagati uragafata ugagakaraba. Ukaraba urakakaraba karinda bya birozi byo mu mihanda bikunda kuba mu mihanda, ukajya gucuruza bigagufata ukagaruka nta kintu curuje. Kumbe bya birozi by'abantu bagenda bamena ku mihanda, cyane abantu bakorera mu masoko, ibyo bintu bakunda kurorana n'ibiyo bibazo. Hari umunyarwanda umwe abi Buganda acururiza mu isoko, nawe isoko yambwiye ngo rya Kireka. Umuntu acururiza Kireka iyo ngiyo, gendure ushake uyu muti witwa ingabo ikingira aboro, ugende uwufate ushyire mu ibase uwunyanyagiza aho ngaho ahantu ucururiza. Fata uyu muti unyanyagize ahantu ukorera aho ngaho ku mudara wawe, ibirozi byabo bizahita bigenda utangire gucuruza. Ariko nawe witonde, uyu muti ufata ushyire mu ibase uwukarabe. Uyu muti uzawukorera, witegereze neza. Nakubwiye bati uyu muti abagande baravuga ati witwa ingabo ikingira aboro. Ariko ni byiza ukabyikorera, ntugende mu besikoro kukwiba. Murakoze cyane Kamiri TV Show. Next nzabazanire iyindi miti myinshi, mfite imiti myinshi cyane abatukije. Sawa, urakoze cyane. Mwabyumviye yuko amajini ari ibintu bikaze cyane, azabibasobanura ku buryo burambuye. Rero natwe ntabwo dutinda mu magambo, ahubwo turabashimira mwe mwabanye natwe kuva ikiganiro gitangiye kikaba kigeze ku musozo. Wakoze cyane, ni ukuri Imana iguhe umugisha. Tuzakomeza tubane mu biganiro bikurikira. Njye mwabanaga ni njyewe Kamere Dalila. Imana ikomeze ihire imirimo y'amaboko yawe. Nawe ubutaha turagukunda. Ciao ciao.